Miss Mutesi Jolly ufite ikamba rya Miss Rwanda 2016 yahishuye uburyo yahuye n'abatubuzi bari bagiye kumujyana muri Afurika y'Epfo bamubwira ko bagiye kumuha ikiganiro cya Netflix kimuhuza n'abarimo umuraperi Drake n'umushahara warenga miliyoni 3 z'amadolari, no kuvuga asaga miliyari 3 z'amanyarwanda. Kwa 17 Ukuboza 2022 nibwo Miss Mutesi Jolly yabonye ubutumwa bwa email bumutumira kujya muri Afurika y'Epfo kuyobora ikiganiro cya Netflix yari kwakiramo umunyamideli Kylie Jenner n'umuraperi Drake cyagombaga kuba kuwa 21 Gashyantare 2023. Ubutumwa Mutesi Jolly akibibona yabaye nk'uguye mu kantu, yibaza impamvu rero batoranyije mu bantu bose bo muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Miss Mutesi Jolly yagize ati naribaje ni kuki ari njye bahisemo, bambwiye ko bakeneye umuntu wo muri Afurika y'Iburasirazuba ufite igihagararo runaka w'umunyabwenge ushobora guhuza neza n'abanyamerika nayo ngiye kwakira. Bararebye basanga ari njye ubyujuje njye nyine. Nuko Miss Mutesi Jolly kandi yumvise yishimye cyane, intekerezo ze zimubwira ko abonye urubuga rukomeye kandi rugari rwatuma agaragariza isi ibyo ashoboye. Mu nyandiko yakiriye harimo ko azajya ahabwa umushahara uri hagati ya miliyoni 3 z'amadolari na miliyoni 4 z'amadolari ku mwaka mu masezerano y'imyaka 3 ishobora kongerwa. Uyu mukobwa w'imyaka 27 y'amavuko kandi yabaye nk'ubonekewe na Nyagasani, atangiye gusubiramo amagambo yanditse muri Bibiliya yera mu gitabo cya Matayo igice cya 7 umurongo wa 7. Mutesi yabwiwe ko ashobora no gukoresha uyu mwanya ahawe agakorana na gahunda ya Visit Rwanda igamije kumenyekanisha ibyiza by'igihugu akomokamo. Yabwiwe ko azakorerwa ibiganiro by'amashusho asuye amahoteli ahenze yo mu Rwanda ndetse n'ahandi. Yagize ati ibi byarenze intekerezo zanjye nk'umuntu utewe ishema n'igihugu cyanjye, gusa noneho aho byari bigeze natangiye kugira amakenga y'ibyo nari ndi kubona. Nasabye umwirondoro w'iyi sosiyete, ubutumire bwemewe na hoteli izanyakira, bigeza ku bayobozi kugira ngo bangire inama kandi bamfashe kumenya niba koko ibi bintu byemewe. Burya koko ibishashagirana byose si zahabu. Nyuma y'igihe kitarambiranye uyu mukobwa yagiriwe inama yo kutajya muri ibyo bintu kuko amakuru yatahuwe kuri iyi sosiyete byagaragaye ko yuzuyemo ubutekamitwe bukomeye cyane. Mu cyumweru gishize nibwo Miss Mutesi Jolly yabonye inkuru y'umunyabyaha ushakishwa cyane muri Afurika y'Epfo, arebye neza asanga ari umwe mu bantu yaganiriye nabo kuri uyu mushinga wari ugiye kumukiza. Miss Mutesi Jolly kandi ashimira ambasade y'u Rwanda muri Afurika y'Epfo yamubaye hafi igatabara ubuzima bwe ikamusubiriza igihe akagirwa inama yo kutajya muri ibi bintu. Uyu mukobwa kandi yagira inama abakiri bato cyane cyane ab'ibyamamare kugira amakenga ku bantu bababwira ko bagiye kubaha amahirwe yatuma batunga za miliyari. Yaboneyeho kandi umwanya wo kubasaba kujya bagisha inama inzego z'ubuyobozi zikabafasha gukora ibikorwa byizewe kandi byemewe n'amategeko. This is Slim Jesus. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.